Yes, muraho neza nshuti bakunzi Abamoto TV, nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Kuri mikro nitangshaka Charlie Chemanetse, twinjiye muri ka gace ka unguka ubumenyi. Kuri uyu munsi tugiye kureba ibizakwereka ko uwo mukundana amukwiranye. Ese uwo mukundana amurakwiranye? Ese nibiki bizakubwira ko amukwiranye koko? Hanyuma twecyo tugusaba no gukora subscribe, like, share ndetse na comment. Waba warasigaye nyuma niba utari wakora subscribe, ariko ngira ngo aka niko kanya wakora subscribe rwose. Mu rukundo hari ubwo umuntu afata umwanzuro wo kumva ko uwo bakundana ari we bagiye kuzirikana ipfundo ryo kubana akaramata. Ibi bigusaba ko hari ibyo ugomba kubanza kugenzura kugira ngo umenye uko ari uwawe koko. Icyambere ugomba kwitaho, reba niba amwizerana. Ntibihagije kuba wizera uwo ukunda, ahubwo bisaba ko ureba niba nawe akwizera, kuko ni inkingi ikomeye urukundo rwubakiraho. Urugero rw'icyizere mugirana mu rukundo rwanyu nirwo rubereka uko urwo rukundo rurimo ruzarangira, cyangwa se nyine urwo rukundo muri kujyamo ruzarangira. Iyo hatabayeho kwizerana mu rukundo, byanze bikunze muratandukana. Icya kabiri, muraganira mugahana amakuru. Iki nacyo ugomba kucyitaho cyane rwose. Kuganira bifite akamaro kanini mu rukundo, kuko iyo mudahana amakuru y'urukundo rwanyu rucikamo ibice bidatinze cyane rwose. Ukagenda ubona ruragenda rutanatana mu buryo utazi. Niba uri kumwe n'umuntu ukunda by'ukuri, uba ugomba kumva no guha agaciro ibyo akubwira. Iyo umaze kumva nawe uravuga kandi ukanatanga ibitekerezo ku byo wumvise. Ikindi ugomba kwitaho, buri wese abera undi inyangamugayo. N'iki ni ikindi rwose ugomba kureba. Ubunyangamugayo nabwo ni intwaro ikomeye yubakirwaho urukundo. Abakundana bagomba kuba indakemwa bidashingiye ku hahise habo, ahubwo hitawe cyane ku byiyumviro byabo no ku mpungenge zabo. Ni byiza ko mufungurirana imitima mukabyizanya ukuri. Hanyuma ikindi ni ugushyira hamwe. Mu rukundo habamo guhuza no kudahuza. Uburyo mushyira hamwe mu gukemura ibyo bintu bidatunganye muhura nabyo nibwo bubereka niba koko mukwiranye cyangwa mutazashobokana. Ikindi, kwerekana urukundo rwanyu. Urukundo rugaragazwa mu buryo butandukanye, kuva ku bworoheje mubwirana ijambo ndagukunda kugeza cyangwa se kugera no ku bindi bikorwa mukorana. Ikindi, mufatanya mu iterambere rya buri umwe. Niba umukunzi wawe ari guhangana n'impinduka mu kazi, mu biruhande, niba ari guhangana no kugira ingeso runaka ashaka kwiyambura, mube hafi. Biba bibabaje igihe uwo mukundana ubona ntacyo yitayeho ku bibazo bwite uri kunyuramo. Ikindi, muhana igihe mugahana n'umutuzo. Uko waba uhuze kose, urukundo rwawe rugomba kuguma kuba ingenzi mu buzima bwawe. Kumarana igihe runaka n'umukunzi wawe bishobora kukubera nk'umutwaro, ariko biba byiza kureba imbere. Gusa nanone kumarana igihe kinini bishobora gutuma mwumva murambiranye vuba. Ni byiza ko umunyuzamo mugahana n'akanya, buri wese akaba yisanzuye ukwe, akagira n'agahe ko kwitekerezaho. By the way, mugomba kugumana nk'ipfundo igihe ibihe bikomeye byabagezeho cyangwa se byababayeho. Mukunzi w'ukuri aba hafi yawe, haba mu bibi no mu byiza. Ni igihe cyiza cyo kumenya uko umuntu yiyumva igihe muri kunyura mu bihe bitoroshye. Niba ubona umuntu akwihunza igihe uri mu kabazo koroshye, bihite binakwereka ko mu bikomeye atazakuguma hafi. Niba rero ubona atari uwawe bitewe n'uko
ko akwigaragariza muri byinshi bitandukanye birimo n'ibyo twakomosheho, ibyo tuvuze haruguru. Menya ko atari uwawe, ntiwamuremewe cyangwa se nawe ntiyakuremewe. Fata umwanzuro amazi rero atararenga inkombe ngo ube wabura aho ugarurira. Ngayo nguko ndabashimiye cyane abizeye isomo rikomeye cyane, abakuye isomo rikomeye cyane. Nizere ko rwose mutazantenguha mu kureba abo muzakundana. Mwari kumwe nanjye Itangishaka Eric Barezi, nizere ko mukomeje kugubwa neza rwose. Imana ibahe ibihe byiza cyane. Ngaho mugire ibihe byiza, bye bye.